kuriya mugabo wangonze yarantamukiye kabisa saha batwaye iki singana n'ibijyanye ubu se iyi nzu basha kuyiryamamo kayikwirwamo ndihina nyine ndakusha babyita gukusha nyine ni ukwiyogeka nabigenza gute nta kundi y'igeragezo cyiza ariko nubwo ari kugerageza ntabwo ndagera hano nayo yaragerageje kugeza ubwo umugore amubwira ngo natuke Imana yihakane yipfire yewe yahise amubwira ijambo ryiza rinyubaka ngo wa mugore ngo nawe uvuze nk'abagore ngo baye nk'umugore w'umupfapfa ngo reka ngeragezwe ngo urupfu rwanjye ngo bureba ngo ntabwo natuke Imana njye kugira ngo nkunde fe ngo uruhu rwanjye nirumara kubora ngo amaso yanjye azareba umucunguzi wanjye ngo saa yundi nayanjye ngo nzamureba ngo nzareba umwami wanjye uruhu nirumara kubora amaso yanjye niyo azamureba saa yundi nayanjye ubu se matera ugira ni se mpagaze niyo ngiyo uhagazeho za rindi nahishe ariko Imana ikorengera iyi matera ntabwo ari iy'abakozi b'Imana nese ko nagurishije nkagura imiti ikinini nkakigura ibihumbi ginywa kinini n'ukuri ntabwo nakubeshya ku munsi ibinini $150 kuba n'umwaka n'igice kandi Imana niko yambwira ko izandengereza ku munsi kinini unywa kiba gihagaze igihumbi ni $150 nta n'akazi ugira ni ibinini bitatu ngo ukwezi kumwe ni mbundi kire ni $60 byo kwezi kandi kire ni ibinini 20 kandi ku munsi ni ibinini 2 kugira ngo noneho kuva ngo ndunduke ari kugabanya nyine umuvuduko wo kuva iyo ngiye kumesa njya mu kabande nkajya mu gishanga nkadaha amazi nkajyana imusozi hatari bubashe kumeneka mu mugezi nkajya gufura nyine nk'umuntu uri mu maternity ngo yishe se ngo nuko umwana ungana umeze gutya ntabwo nahisha ubundi njya nkora amashengesho bavuga ngo naye agahimana iyo nabuze icyo nteka mbese abantu babona nambaye nkagenda niyo ndi kuvugira Imana nyine mba navuze ati tujye tugenda nk'abakozi b'Imana twe kugenda tuborogera buri muntu bari wese ariko ubuzima mbayemo abapasiteri banyura hano bari mu mamodoka yabo abakuru abayobozi b'imidugudu abo tugara b'imirenge bambona sindahura n'umusamariyakazi wa wundi ngo umusamariya mwiza yasanze umurembe waremye ariko Imana yambwiye ngo izangirira neza ngo izandengera ngo aho yanyanitse nagiye gusenga nyose nzirambira ngo guma mu buzima bayemo ngo nakwanitse naze nko hano ngo gukora umurimo wanjye nkuko nawo guhamagara iyo numvira kera ntabwo mba nagiye mu buzima kuko yarambwiye ko yambwiye impanuka ndifumbwe mu kwa 12 ku itariki 27 muri 2023 mu kwa 12 impanuka bakuzirira ngira ko irandengera nakangutse ndi Masaka ntazo wahamagaye imbiraso wari ndongera nyize ukwa 2 kwa 3 kwa 4 mu kwa 6 impanuka yose satani yakurakariye kugutunza Imana yashyize muri wowe ifite ifuye bwishigiye kugucisha mu mpanuka senga amasengesho y'imisi 2 buracya kuri 10 nabwiye kuri 16 tariki 13 z'ukwa 5 17 ndasenga 18 njya mu kigo ko nafite rendezvous y'uburwayi bwanjye bwo kuva nyine butajya bukira ngeze baravuga tuzagarike ku wundi wa 4 nzangira ngo ndajya kurangura ibintu bisaze muri container ureba dora yose n'amatajeri nahari imbere yakaga container yakangaka hose naramenaga nkaranguza mu makaritsiye nuko rwose narumaze gufatika bwa ngiye kugura ikibanza noneho ngira imiturire muri Kigali birangije byose birahomba ni ukuvuga ngo ubwo impanuka nayibwiye kuri 16 z'ukwa 5 ndasenga nkuko Imana yari intumye umukozi wayo kuri 17 ndasenga nyarwamanyaramo 18 uvuye mu kigo bambwiye ngo nzagaruke kundi wa 4 uvuga ngo ndaje ngi ntunganga ibindi bisanze muri taje ko nayo mfite amafaranga impanuka imodoka bangongeye hano munsi ya bari muri hano ku muri imbere y'isoko ukuguru kurabyimba marukwezi birabora telefone nagomba guhabanagurira abakiriya ngo baze banibura bajye bayitwarira make ayo naguhamagara abantu haza bajyana mu makarisiye mu tundi tubutike byose birahomba na telefone bayitwarira aho ngaho nyine hari munsi ya barumo nabo mburagikurikirana ariko cyonzi cyemfite gikurikirana gato twese uri mijuru n'utumye mbayeho ni nawe uzuko ndara nta mwana ungeraho nta so umuzukuranye mbira umuntu n'uwamenye ninde waza kurara muri aka kana umuzukuranye yitwa inganzi nabwe ndire batukanye mu nzu nabuze ubushobozi intebe narazigurishije n'ameza n'intebe nayo ifite ntanga intebe
zifite ibisego esheshatu mfite n'inuza gashezi ubwo zikaba 8 nategura nkakiramo umukeka ubu nawe ndawunze mukira muri agasi yakakamatura niho nawushashe kuvuga ngo nta nubwo wageraga wanye kumenye ko ari gegera amata ariko byose nyine yavuze ati ndaje ndakubuye ndasohotse kandi iyo nkize nawe ukingura fata inzira ujya kunkorera aho gira ngo hombe zaguhombye ngira ngo isoho ibigeragezo noneho byose byarasohotse nubangaho nari byo nishingikirizeho ambwira ati byibi kwishingikirizaho bituma utankorera nkukuri inzitizi imbere ngira ngo ikuyeho abadayimoni nabo akanikoni sinanzi ko namira sinanzi ko gegera amata namara ukwezi ntanyweye n'amata Okay. None mbaye mubandukanye mu nzu kandi igice cy'icumi ifite nayo kwivuza ntiyafite banci 138,753 mu kigo ngo bambaga inyamanga iruhande rw'umwijima wuzuye amabuye kubagwa yenda bakaba bateraho amatisi kugira ngo nayo kumya kuba nabuze n'umwe wandengera ariko ndengerwa n'uwiteka ikibazo cyo ngo siko kubiza ku bantu bategereza ubiteka ngo kireka umuntu uva amasezerano nta mpamvu reka ngumane nayo nanjye gume muri gihe cya ariko ngize uwantabara rwose w'amahanga ndambi ku musaya ariko n'ubundi kubera ko nyikorera izabikora ariko binyuzeho umusamariya mwiza anyuraho ryamye kuri aka kayira aho yanyanise yambwiye ko izahanyanyura kuko iyo nawe urareba iyo umuntu yanitse umwenda kugira ngo utunganura ufu umaze kufuka umaza mwico ako niko gatekerezo ngo haye urawujyana ukawukamura ukawutegereza ahantu hari izuba kugira ngo wume uwo mwenda ukawanika ugenda kujya kureba handi bawushyize bawuhanitse wabona utaruma neza ukongera ukawuhindura ukongera ukawanika ubwo rero n'ubusubira no kujya kuwanika ubwo aho Imana yanyanitse izahanyanyura igihe nikigera ariko hageze haba mu mahanga haba mu Rwanda ubu ngubu nsimba nahanga jewe sinabuze n'abahangura hano wambwiye ngo ngewe njye gushaka ku buryo njya gushaka nubwo meze gutya n'Imana ndeka ntegereza Imana niba Imana ibona ko nzakora ubukwe izantoranya nkuko yatoranije Esiteri ikamutoranisha inkoni ngerimo nabonye n'abahangura kandi bafite n'amazi akodeshwa ariko sinava ahangaha nta kurema kandi sinava hatari yavuze Imana nibishaka izankorera ibitangaza nuko mbayeho ubuzima nta muzukuru wangeraho umwana ubona areze muhekana gatano yavuze ngo sigemba muri iki kintu ngo siyaba muri iki kintu iminu do Imana amahanga hadorize nitajeri do uyu no mukubuzo nk'umuri nerekana Imana nawe yari Imana ukindi kwete cy'Imana izi nitajeri wazibona do uyu nitajeri natwakiraga bine ndari uyu mukubuzo rero natangiyeho umurimo w'Imana muri marato ya Nyabugogo Imana imbwira ko abasizi n'abasambanya bazura n'abicanye inkozi z'ibibabarozi abangizi bose abasambana abagore bari kwicira abana mu nda zabo bose Imana iziteguye kuza gukubura uyu mukubuzo nawe Nyabugogo niyo mabasuka ngo ese nimba bundi kimbabaza n'Imana nikore kubijyaye igomba gukora ko navuga ngo sinkorera Imana nakora Imana sinataha muri iki kiruri Imana nayo igiye kwigaragaza rero igiye kwitamurura niko navuga kuko nabagishungero ku musozi nyine yo nabaye nkagera nta n'uwamenya ko mba muri ubuzima ni ukuvuga ngo ni famille muri abana bose barampunze kandi byose ntacyo ntabwiwe nibi byo kumera gutya nari natumweho ariko Imana nigera ingirira imbabazi yo kabyara nk'uko yandinze kuva nkivuka igihe kintu yakora kuko uyamuzasungerwe mfata ibi bintu reba mbijyane hari ku gasozi hafite ahantu mbyerekeza nimanuka itabare nisanga nkuko yasanze Sadura kanamisha kina Benedego mu itana ry'umuriro ikemera noneho Nebukadineza kabanga Imana yaba basore nikwiye gusenga ngo ndabona nk'abantu ngo natwazigunyemo batatu ngo none ndabona mu wakane ngo kandi wakanase ngo afite ishusho ry'umwana w'intama w'Imana Imana ya Yesu Daniel na Sadura kanamisha kina Benedego baravuga ngo niyo igomba gusengwa nkuko bajugunye mu Daniel mu gobo rw'intare imezi 3 zari zishonze ahubwo Uwiteka kazumvikanisa kazikundisha Daniel zikamurigata nanjye Imana izinkure muri rugo kuko n'urwo umukozi w'Imana kuko abantu b'iki gihe urukundo rwarashize n'ufite cyafite ahubwo bari gucumuzwa n'akamanyu k'imisima ahubwo ikibabaje nuko bazamanika kuzimu byose bakabisiga hejuru kandi ikindi kinezeza twese ishuka n'imwe tworose isuka imwe isuka n'ubu butaka murakoze rero mwakoze kudukurikira Imana ikomeze bagire neza ufite icyo afite ufite umutima ukunze yafashagira amata kuri za nimero mwigeze kumva ni 07 50 80 9 5 inshuro ebyiri bundi kuri konti hanjye handitseho Venansiya Nyirahabimana ndagushuhuje mukozi w'Imana ndagushuhuje ndanezerewe kuba ugeze hano usanze nicanga handi gusoma ibyanditswe byera kuko iyo mfite ibibazo bindenze
nubwo ntigeze njya no mu mwaka wa mbere kuva navuka kubera ko ntagize ababyeyi cyangwa se na bene data bandi n'abakubanye cy'abasaza banjye cyangwa badata bacu cyangwa bamasenge banshyira mu ishuri ba mu buzima bwo kutiga ariko hari ukuntu Imana kubera yandindiye kuyikorera ijya inyigisha gusoma ngo none ndiho ndi kwisomera muri Bibiliya ngize amahirwe mbona unyuze hano aha rero ndi bungubu ndi hano ncumbitse muri kontineri ariko ndi mu buzima bukakaye ndakumenyesha ko rwose ariko mbere ya byose reka no guhita nkurunduriraho ibindushya byo muri ubuzima tubanze dushime n'Imana yakurinze nanjye kabindinze Data wa twese uri mu ijuru urera kandi urasobanutse uri Imana imwe rukumbi uratuzi kuruta uko twigize icyo ngushimira cyambere nuko waturemye ukadushyira kuri ino si ukarindira mwene data nanjye ukandinda izina ryawe rihabwe icyubahiro ushimiye ko wandinze mu mupfuye kuva nkivuka wangejeje amagingo nubwo nabayeho mu mibereho mibi yaba ntagufite Uwiteka mba naribagiranye ndagushimiye ko ngeze amagingo gihumeka nubwo hariho byinshi bindushya nubwo hari biza bigashaka kunesha inzira yawe ariko ndakwingiza ngo uzaze uca umugozi ubasha kumboha umutima kuko nezerwa no kubogwa nkabona uko ngukorera iyo ni indirimbo umuririmbyi yaririmbye bwaranezerewe yabonye ibimurushya nanjye Mana warandunze urambohora ndakumenya urandinda none Data buja wera gushimiye ko ari wowe utumye mpagarara kugeza amagingo izina ryawe icyubahiro ugeretse kuri ubu rero ndagushimiye byose mbisabye neza izina ryawe Yesu Kristo nuko rero mwene Data nubwo tumaze gushima Imana nagira ngo mubwire ubuzima mbayeho nubwo usanga gusoma ibyanditse byera mbaye mu buzima bukakaye kubera yuko ahangaha ndi mu minsi ya none bantunguye ndi muri batuye ngiye kujya kurepeta hamwe ngo ejo se ngo ngombe kuva hano ntibahanshaka kandi bansezereye ntafite n'igiceri cy'icumi kubera ko ndwaye uburwayi mubaranye nk'imyaka umwaka n'igice kubera kuri zirindwi zo kwa mbere 2023 ubwo nari maze kugongwa n'igare nari umuntu ukomeye ubwo ntari nkomeye cyane kuko nubatse mu mujyi wa Kigali ariko nari mbashije kwitunga ariko nkamenya kwambara byo kwambara ngatanga mituweli imodoka igariraga yangonga ubwo nari mfite byose birahomba kubera ko ni nanjye wivuje nkajya nivuza 100% kuko nta wangonze wamvujije kwa muganga nigeze nkorana na mituweli ubutunzi nari mfite bugashirira mu kwivuza turabona namenye yanjye ko yabaye no mu buryo nabaye ngo ndatangira nari umuntu uranguza mu makaritsiye imbuto amapapayi ndetse ibintu byose imineke y'ubwoko bwose ndetse na za avoka nkakira mu busantire hano nkagenda ndanguza muri za butike nto ibindi nkabi iyi kontineri rero ureba niyo nacururizaga hano niyo yabaye ubuturo irangije impanuka y'igare ivuyeho ntangiye guhomba ndongera nguza amafaranga mwishyira hano ndacuruza maze gucuruza kuri zirindwi zo kwa mbere 2023 niho nagonzwe n'igare maze kugonga n'igare ubwo ngubwo maze koroherwa nibwo nahise ngongwa nanone n'imodoka yego tukira aho ngaho imodoka nayo yasanze nabwo nari nanjye narapanze nari hagenze 36,000 ku kwezi nta kibazo mfite njya nambara ubwo ngubwo rero ingonze nayo ubwo bya bindi byose birahomba yego tukira aho ngaho ngomba none nabuze amafaranga yo kwishyura yego bari kunyirukana mu nzu tukira aho ngaho ntabwo watubwiye amazina witwa nde uri muntu ki njyewe ndi umubyeyi ushimye Imana ubwo nukuvuga ngo nitwa Nyirahimana Venantia ariko banzi izina rizwi hose n'izina ryitwa Giramata kuko Giramata niryo bakunze kunyita naryo abantu bose bamamagara niyo ndi gushima Imana mvuga ko nitwa Nyirahimana Venantia bakambwira ariko Giramata naryo ni byiza impamvu banyitera Giramata ngo kera usibye ko nabyutse nafite ababyeyi ngo kera bajyaga bavuga ngo nk'iwacu zaryamiraga imyugariro kandi ngo niyo mpamvu ngo ni ibyiniriro abari bazi papa banyitaga ngo nitwa ngo ndigira amata ngo kuko wacu habaga amata cyane nubwo n'ubu ntayabona yego kubera ko nkunda ishyushyu hagiye mara n'icyumweru ntayinyweye ndi mu buzima bubi ariko banyitagira amata ibyo nagira ibyiniro ubundi nitwa Nyirahimana Venantia ndi umubyeyi ushimye Imana kandi ubaha Imana nkanayikorera ndi umukirisitu hano ni Beteli hano ku Murindi umudugudu wa Murindi nyine hano mu kagari ka Cyaruzinge sengeri Beteli ndirimba muri korali Soko
ariko nukuvuga ngo ubuzima nabayemo nakora isoko mu kugongwa n'igare baje kumfasha bazana 15,000 baza kunsura basaze ndi n'ahantu heza hasobanutse nandi mu nzu y'icyumba na salo nziza kandi ngari nambaza ati yewe Venance ati mvagira amata ntabwo twari tuzi kuri umuntu w'umusirimu ntegura intebe 8 hagati nkashyiramo umukeka nta kibazo mfite mbese baje kunsura abona ko atari giye babona mu nzira ariko ibyo byose byavuyeho intebe naragurishije nyine ku impanuka ya kabiri matora nivuza kuko narwaye indwara y'ingiyo y'ababyeyi barwara bakiri batoya ariko genda urwango nyimaranye mwaka n'igice yafashe mu kwa kabiri muri 2024 kugeza na n'ubu ngubu n'uburwayi bungoye usibye ko Imana ijya mbwira ko izankiza iyo ndebye ubuzima mbayeho nkara n'ukuntu banteragana mu nzu ntafite n'igiceri n'ibinini by'50 ku kwezi ngaho uhere mu kwa kabiri muri 2023 kugeza muri ngubu mu kwa kane 2024 yewe uwagiranishije amafaranga sinabura yakishyura kandi ukwango nubwo ngo umuntu agira abana bakantererana bakavuga ngo yewe ngo se ngo ntagiye ngo numvise ngo afite ngo umwana w'umukire ndaho ngo umwana wanjye yumvise igitorero rivuze yuko ngo adashobora kumfasha kandi nawe afite amadeni ahita avuga ngo nimba ntemeye ngo yuko anjyana ngo mapfumu kujya kure ibyo ndwaye waranta ngo nzapfe batandeba ahita agenda ajya mu mahanga ngo yaragiye n'urubyaro rwe avuga ati giye nzagenda nta n'umuzukuru nzagusigira tuzapfe wenyine ubu ngubu yakubera n'ukuntu yarabi mu buzima mubi banyura abantu bagiye kongera kumfasha bwa kagango baramfashije igare ryagonze bimugezaho rero burya abapagani bakunda kubyumva cyane kandi hari n'abakristo batakirijwe ku munwa no ku rurimi urumva ngo ibyavugiwe kwenda ari umukristo mwabivuze ngo ntabwo ngo byanjye ngo ntibamfasha ngo bafite umwana erega burya iyo uri mu kigeragezo niyo waba ufite amashuri byose birashira n'amataje ajya senyuka ukava mu itaje ukajya gucumbika kandi winjira gukanze ku gikuta iyo ikigeragezo kije usibye ko kizagihetse gisubizo nubwo ndi kugeragezwa ntabwo ndagera ahayubu muri njye niho wiririmbiye ngo siko bizahora ku bantu bategereje Uwiteka ngo kire ku muntu uva mu masezerano nta mpamvu yego none rero tukiraho ngaho ngendeye no kuvuga ngo je aha buzima mbayemo bansohoye mu nzu kandi afite n'igiceri cy'icumi kandi nayo yo kwivuza sinyafite banciye 168,753 ngo njye kwivunga bajye kumbaga muri 2023 mu kwezi kwa gatanu bagenda babisunika nabuze ayo mafaranga ngo kumbaga sibyo ko mvuga ngo icyatumye mbayeho muri iyo minsi ashize n'Imana najyaga nayabuze nangani Imana izanyibagera kuko nagiye no mu muganda rusange ntangiye kuvuga ngo babirukanye mu gasoko ngo ibiyawe biboze tungo baragufashije ngo ntitugire tuvuga ari nari mfite 68,000 ngira ngo banyongerere njye kubaga ariko na n'ubu mbeze gutyo sibyo ko ndiho kubera Imana n'ababagwa barapfa n'abajya mu mahanga bagiyeho bagapfira no mu ndege y'Imana igufasha ukuboko ntabwo turekura sibyo ko nizeye yuko izantabara tukiri aho ngaho kuri uyu munsi wa none bakubwiye ko ugomba kuva mu nzu mu gitondo kandi numva ko nta n'igiceri cy'atanu cyangwa se nta n'inote y'igihumbi bigusanganye ubu uraza ko byitwaramo usibye Imana niyo yandengera cyangwa hakaba umusamariya mwiza Imana yakorera haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga ku muntu yenda waba unyumva jewe nari naririnze rwose kugusabiriza kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mukiranutsi ngo uzasabiriza uzikora inzara cyangwa asabiriza Imana yavuze ngo uzajya duhisha mu bukene ngo kandi nanjye nkayikorera nzi uko yambwiye amamagariye kuyikorera ngomba kuyikorera kandi nkamenya ko nicyo kigezo kigomba kure aho igeragezo mfite kirakakaye ntabwo nari nzi ubwanjye ko nshobora kuza ngo mba ahantu muri kontineri ntari umuntu ugaburira amasoko ariko n'undi Imana yari yabimbwiyeho kera ngo mbive mu byo ndimo mbaza njye kuyikorera n'undi kuyikora nyine nzi ko ndi ku ishuri kandi no ku ikosi ya nta musirikare n'umusirikare wo ku isi ahabwa amapeti ariko yabanje kujya ku ikosi agatsinda ikizamini ndacyari ku ikosi tukiri aho ngaho iyi kontineri imazemo igihe kingana iki kontineri nyamaze imyaka 2 kuba nagongwa nyine ubutunzi bwose
ngo tuzi bose bukagenda uwangunze wiga imodoka gambira ngo sinzongeye no kumuhamagara byose bigashira ubwo nahise ngwa nkibere mba mu buzima ariko nkorera n'Imana. Yego iyi kontineri ubusanzwe imyaka 2. Yego yimazemo imyaka 2. Ubusanzwe wayishyuraga cyangwa wari uyibereyemo buntu? Baje kuyishyura bigezeho wayiteretsemo ari witwa Frederico akorera umugisha mbura amafaranga yo kumwishyura kubera kugura ibinini bya buri munsi. Ubwo nayimazemo maze nduva n'amezi 3 maze ntishyura nese najya kubeshya ndo umuntu 3 ahubwo aranarenga aravuga ati none ubuzima bayemo reka mba mwihore none namubwira ati ikuri iki kintu ahangaha kandi nawe yashize izindi kontineri nayo baramwiruka. Ubu rero nawe yaritanze hagize Imana yakorera mu Musamariya mwiza ariko nzi yuko Imana izantabara uwanyumva ntabwo jewe ntabwo nzi kugenda nsabiriza ariko ndi mu buzima bukakaye mu kuvuga ngo nuko bimeze. Ubu nukuvuga ngo bampaye ngo simya n'iminsi 3 ndahanga ariko najyaho napfundi usibye kwima muri byaririmbye ngo mana n'uburi amaso yanjye ngo mana n'uburira amaso yanjye ku misozi begutabarwa kwanje kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka kumana yaremye ijuru n'isi izemera kw'ibirenge byawe biteguza ikurinda ntabwihunikira nisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira nzi ko Imana irinda Abisiraheli irandeba iyazuye Lazaro amaze iminsi 3 mu gituro ntabwo izishobora gukoresha n'abayo harimo abantu bakijijwe bakizwa ku rurimi bakizwa no mu mutima ariko rero ikibabaje muri iki gihe urukundo bararuhambye nese nyurahanga mbaha abantu bose nibazi ibibazo nawe se gitorero abo turirimba nabaje kunsura bakansigiye 15 nkabasha kugura isukari namaze ukwezi n'igice nkwesha igikomo muya n'amata nkayangwesha umuya iminwa yanjye mureba nukuri mukozi w'Imana ntabwo baje no guhekenya ndamanyura nkakenyesha ibijiko ariko nukuvuga ngo tufite korali umva reka nkubwire nabo baritanze ntacyo batakoze ariko hari ibindi fite ubuhamya bwinshi iyo ugeze mu bibazo abantu nibakuvugisha kuko bese babifuza kutabivamo kuko baraterana bakavuga kuri ikibazo ariko Imana ikinguye inzina baravuga ngo twarateranya turagusengera gutabagwa kwanje ntandi kwavane mu gihugu cyo mu ijuru. Ikindi rero muri rinjaro muri ngi tujya turimba ngo siko bizaba ku bantu bategereje Uwiteka ntawe uzakorwa n'isoni kereka bava mu masezerano nta mpamvu icyakora kuba Uwiteka iyo bifatanije n'umutima unyuzwe bijya bivamo inyungu nyinshi icyakora kuba Uwiteka iyo bifatanije n'umutima unyuzwe biba bivamo inyungu nyinshi siko bizaba ubundi amen ntabwo ariko bizaba kuba umva ntabwo ariko bizaba ku bantu bategereje Uwiteka kereka uzava mu masezerano nta mpamvu nanjye nizeye ko Imana izandengera yansigaje abana 18 singire data wacu singire mama wacu ingiro tuvukana bose bagapfa bagashira amana 18 mama yabyaye ngo 11 asimbuye mukadati yarabyaye abana 7 fata 7 bashyire ku 11 ni 18 ubwo nukuvuga ngo hano nazerereye cyane nagiye mu Uganda nkurikiyeho family ngo bamwe bari bagiye 5 muri 60 mama byo sigara kwa nyogokuru urumva nukuvuga ngo nagiye Uganda nagiye nca kabura rya Ntonde nagiye nca zambara njya mbirize bavane kwa marume numva ngo ni Masaka ndahaza omba marume bari aho bagiye bagenda muri 60 nukuvuga ngo mbarara ndahazi Masaka
mpugwe za Butende nyuze aho za Mbirizi mu nkore ntaho ntazi ubwo naragiye njya gushakisha imibereho ariko narazengurutse ndebye mbona nta gihugu cya rutu Rwanda kuko u Rwanda ni rwo nazerereyemo ndukuriramo ubundi kavugo nitwa ngo kavuki ubundi simenya aho navukiye uziye ko ubu ni ukuvuga ngo irangamimerere yanjye ni mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga umudugudu wa Murinda akagari ka Kamashashi ubwo aho ngaho niho nabashije kuko ngewe kuko nakuze n'indangamuntu nanjye napfuye gufira igihe navukiye ariko ni ukuvuga ngo ni nanjye wishakiye ibyangombwa bandi bafata amarangamuntu nta mugeni nayo ifite ubimfatira ubuzima bukakaye nabayeho bushingiye kuri YouTube kuri YouTube natanze ubuhamya guko Imana narapfuye ndongera ndazuka ariko Imana yamaze kunyereka inkozi z'ibihembo byabo biri mu kuzimu kuri TV ku Mukunzi TV cyangwa se kuri urumva ku Baheburayo TV ni ukuvuga ngo aho ngaho jewe muri kumva mufite nabuze n'igi umva nabuze rero n'ibyo ngubi binini ariko Imana irambwira ngo izankiza nanjye ndategereje na n'ubu ngubu uracyarwaye uracyarembye cyangwa urikoroye ese ntubibona n'ubu ngubu ubu se nakubwira icyo wa mwana we ndavuga ngo bambona ngenda ubundi uyo abantu babonegenda Imana yaravuze ngo uzajye duhisha mu bibereho kandi nyine natwe tugomba kugenda nyine tutagenda tugaragara nk'abantu bapagane nk'abatandi batazi kutabarwa ku Uwiteka nta kuririmbe ngo Mana nubura amaso yanjye ku misozi ngo gutabarwa kwanjye kwavaye ku Uwiteka niho guturuka ku Mana yaremye isi n'ijuru ngo kandi Imana ku manywa izuba ntizatwica na nijoro kwezi ntabwo zarugutinya kuko izagitumurikira inzira twasa naho tugarukiye nta kintu mfite ubu ntegereje ubushake bw'Imana kuko Imana yavuze ati nzagutabara Imana yavuze ati nagiye gusenga ati aho nakwanditse nanjye uzakwanura ejo bundi niwe yantumye w'umuhanuzi ati umusamariyakazi Imana izaguhuza umusamariyakazi nanjye ndi hano ku kidendezi amina ndaha kuri iki kidendezi yego tukiri aho ngaho ngira ngo watubwiye byinshi bijyanye n'imibereho uburwayi ndetse no kuba ukuye mu nzu igitaraganya kandi urwaye urembye bityo rero abakunzi bari kudukurikira muri aka kanya hano kuri iki kinyamakuru waba ufite icyo afite yafasha umukozi w'Imana cyane ko akoreye Imana kandi ashaje kandi akaba yikoreye mu gihe kigoye aho nta muntu ubasha kuba wamureberera irihumye cyangwa se umureberera abuzukuru be ntaba muri bugufi ndetse n'abana be ntaba muri bugufi bityo rero waba ufite umutima ukunze wo kugira icyo akora hatwa n'umwuka w'Imana yagikora ariko nanone hari ushobora kwifuza kuba yagira icyo agufasha muri aka kanya umaze gukurikirana iki kiganiro watubwira nimero zawe za telefone bashobora kuba bagushakaho ubundi bakagufasha ubundi nomero zanjye ni 07 50 89 955 07 inshuro ebyiri ubundi kuri kode handitseho Nyirahabimana Venansiya Nyirahabimana Venansiya yego uvuga ngo gira amata n'ibyiniriro yego mbibutsa ko gira amata turi kumwe Venansiya ni umukozi w'Imana kongera akaba n'umuhanuzi w'Uwiteka mwagiye mumubona mu biganiro bitandukanye atambutsa message Imana imuhaye kugira ngo ageze ku batuye isi yakoreye Imana mu buryo bwose ubwo ariko cyane ubwo yiyeguriraga gukorera Imana n'umunsi Imana ubwo yari imaze igihe imubwira kuyikorera yamuteje ibibazo muri rya jambo rikunze gukoreshwa ngo aho kuguhomba yaguhombya yamuteje ibibazo ubucuruzi yari afite arahomba ndetse nakora n'impanuka ahakuramo n'ubumuga bw'igihe kirekire ku nshuro ya nyuma aho yari aherutse kuba yakorera cyangwa se igihombo cya nyuma aho cyamusanze ni muri kontineri mureba ari nayo kuri uyu munsi
ubwo yahombaga buze buri kimwe yakomeje kubamo nk'ubukode cyangwa se yakomeje kubaho mu buzima bwa buri munsi ko nta bushobozi yari afite bwo kujya gukodesha inzu yo hanze. None kuri uyu munsi wa none akaba ari kwirukanwa muri iyi nzu. Ngira ngo byinshi arabibabwira, byinshi bijyanye n'ubuzima bwe araza kubibabwira, ariko icyo nzi cyo nuko nimba wifuza kugabana umugisha n'Uwiteka, nimba wifuza gukorera umugisha kuri Giramata, wawukorera ubundi Uwiteka Imana akazakugororera ku munsi w'amateka. Murakoze cyane.